previously on the hunt. Umva mutware mwiza, wenda kwinginze kuri iyi nshuro sinakubwiye ko ari yinduri ariko menya mabuje shonje wa ziba we man bro ko ndebe ibintu bigiye kugusaza neza neza. Se yakwica umwana we, umugore we, cyangwa akica buri umwe. Urabona ingaruka zo kutagaruzira flash. Nkemera nkagenda ngafunga ariko nka making sure yuko iriya nyamaswa nayo yafunzwe. Man bro, ibi bintu ndabona bitoroshye kandi sinkeka ko nawe utabibona ko ibi bintu bikomeye pe, ntabwo byoroshye. Kuko niba papa wawe aziranye n'abayobozi benshi kandi bakomeye, nkeka ko exactly bazi n'ibyo akora. Kandi ikindi kintu ugomba kumenya, biriya bintu papa wawe akora ntabwo yaba abikora wenyine, nta support afite. Afite izindi mbaraga z'abantu bamufasha mwe mutanazi. Bro ndabizi pe kandi ndanabizi cyane ko twe turi agashami kamwe mu mashami yose papa ayoboye, ariko ntabwo nabura umuntu wamfasha nubwo aziranye n'abantu benshi, ariko ntabwo aziranye na bose. Cyakora bro, courage pe, njyewe I'm ready to help you. Ubufasha bwose uzakenera njye niteguye kugufasha, kandi nugira n'ubundi bufasha uzakenera ubwo ari bwo bwose bujyanye n'itangazamakuru, njyewe uzambwira, nabwira boss tukagufasha, kuko nkeka ko itangazamakuru hari icyo ryafasha kuri iyo case yawe. Bro warubize kabanze nshaka umuntu wamfasha utambutse ikirego kandi uwo muntu ukomeye, ubundi nawe nzakubwira ubundi ufasha. Ariko papa yeme, wabuze ikintu cy'ingenzi gituma ingo zubakwa kandi zikarambana nta kibazo zifite, waba ukizi ngo ukimbwire? Wenda sinzi impamvu mbajije gutyo, ariko ntekereza ko kimwe mu bintu by'ingenzi ari urukundo. Yego ibyo nsubije nibyo, urukundo ni ingenzi, ariko ntabwo ari rwo rwonyine. Ukuri mukabaho nta kinyoma, ntawe ufite icyo ahishuye, nabyo ni ingenzi mu rugo. Hari ikosa naba nakoze wenda nkaba narabimenye, kandi ndahita ngusaba imbabazi rwose, sibyo? Winkanga. Ariko se nta kintu ushobora kuba warampishe mu bijyanye n'akazi kawe? Akazi nkora ntusanzwe kazi se, ko nkora mu nganda. Urabizi mfite diplome imwe gusa, kandi nkora bijyanye nabyo, nta kandi kazi rero nkora katari kariyuzi. Sibyo mugore mwiza?
kumukubita urushyi nka kuriya ifite izindi ndwara arwaye nk'umutima arwaye iki ukabona umwana yikubisa hasi cyaba ari ikibazo utangiye kwinjiramo kandi bitari ngombwa kaba ari akanyuzo ariko nyine ajya akunda kundakaza akatsoka kandi bigenda kubwira ibintu by'ubuvuga reba nk'ubu ngubu ibibazo turimo hejuru y'amakosa yawe mama uramuzi ububi bwe urabuzi uri kubyumva reba mama wawe urebe Shaffy ubu bose bazi akazi dukora uri kubyumva neza ariko ubasha kuba warakoze inshingano zawe neza ntabwo byose biba bibaye papa ndaga nagusabye imbabazi pe none se n'ubundi dore wanze ko nkomeza gukurikirana inshingano uzihereza Mr Beast papa urajya nkora ikikoko none urya ngo mbigenze gute ugira ngo mbigenze gute ko wari umaze kugaragaza ko nta ntege ufite nta kintu kimwe ufite reka da none ku makosa yawe ibintu byamaze kugera mu muryango kandi aferi nkiri yamaze kugera mu muryango ibintu byose biba byatugereye cyenje mu muryango tati ndabyumva ariko nanjye niyo mpamvu ndi kukugira inama yo gukemura ibintu nta maraso menshi kuko ugiye kumena amaraso hameneka menshi ibintu byaje mu muryango urumva amaraso yameneka ukuntu yabangana rero niyo mpamvu ndi kukugira inama rwose reka tubikore nta maraso amenetse kandi urabizi turamutse tumenya amaraso ari wowe ntanjye byatugiraho ingaruka zikomeye cyane ko byagenda kose okay pasi karame tugiye kureba mama wawe yego ndagusabye ntugire ijambo na rimwe uvuga okay ucicike ngiye mwibwirire ndashaka kumwumvisha ko ibintu byose yamenye ibintu byose yabwiwe nta na kimwe kiri mu kuri uce ese we namwe mwizera biriya bintu mbona muri filime cyangwa zino nkuru numva Jack na Rosa cyangwa Romeo na Juliet namwe mwizera ko ari byo ngenda byizera ko nemera ko iyo abantu bakundana nta kabuza bakitangirana rwose ubu wakitangira izere Paula gusa ariko nkeka ko izere we yakwitangira bibaye ngombwa ariko izere ntamwitangira kuko ndamukunda cyane pe nta kabuza ariko Paula ari n'ibyo uvuga ngo ntawe uzi icyo ejo hahatse sibyo ariko iyo ukunda umuntu uba ugomba kumukunda n'umutima wawe wose ukaba wemeye cyangwa witeguye guhangana kubeshya gutukwa ndetse sometimes hari n'igihe wangwa n'abantu bitewe n'uko uwo muntu atamwishimiye yewe kwica ndetse no kwicwa kuko njye muri ibyo ngibyo nkubwiye njye hari ibyo nakoze kubera uwo nahaye umutima wanjye njye neze turakundana kandi ndamukunda cyane ko nta n'urubanza turi hejuru kubyo rwatuma tugomba kujya kwitangirana ahubwo se wavuye hehe mvuye mu kazi hanyuma ngiye aho nshaka ngiye aho nshaka kuko sinshaje buryo nshobora gusohoka ukambaza ngo ngiye hehe kabiri kangahe se mbaza ngo ngiye igihe ntari utari uhari nabibazwaga nande nkuko ngo igihe ntari mari warijyanaga ukicyura tusa akubona uvuga cyangwa kakamubaze wa mugabo umwana wanjye mushaka wiki nuko ari uwanjye atari wawe niyo mpamvu cyangwa hari ibindi ariko wakumva uvuga ibyo ngibyo akakubaza ngo se ninde ushaka kwica ninde ushaka kwicwa aramuzi wasobanura iki ninde ubwo bugome bwawe se ninde ukuyoba kuri umwicanyi ninde wowe icyo uricyo kamaherezo ibintu byose nzabishyira hanze
Mwenyura nta n'isoni ufite. Urarogotwa, uravuga urugafu rwakurenze, urangura kwiyabuza amagambo, ntuzi igihugu kirwana n'ikindi, ntuzi iyo biva, ntuzi iyo byerekera, ntuzi niyo byaturutse, ka wagatuje ngo turebe. Ariko niwe watuza we. Agatuje. Ntuzi. Yicira umwana nde. Hano ye. Umubyeyi nicaye hamwe. Yego. Ese ushakira umwana agiye wangirira impuhwe jewe. Ushaka kunyicira umwana njye wandebera izuba ntiwangica wowe wimwenyuza gutyo. Soni. Ariko pasi nawe nareze nawe koko saka kanyera guhinduye agushyize mu mabiye. Pasi niki nagukoreye? Pasi base wanshinjiriye gusa. Ibyo wakwigira byose Ikimana yavuze ko umuntu ntabwo kigenda guhinduka. Hejuru ibigambo byose wavuze umukobwa wari hano. Ese base nibarye ushaka wazanyishe kundi hafi yawe ariko ukandekera umwana. Wowe naba nanduye gusa nta. Ubwo roze ko amabi yanyu kubera yatahuye amabi yanyu amabi yawe yose ayazi. Ayazi. Mpamvu ushaka kunyicira umwana. Ayahe mami azi. Ntabwo ndi kubitinya. Ayahe mami azi. Pasi. Ayahe mabi azi. Sobanurira ayahe mabi azi. Karuko nguko mupfa kuvuga gusa mutazi ahandi biva. Nge ndi kukubwira ngo aho kujya ngo uyakuze amagambo gutyo twicaramo dushaka uburyo ki umukobwa wawe yagaruka. Nge nawe. Yes. Ko ari wowe uzaho ari se wamuzanye. Kuvuga nta kintu. Ngewe nawe turiga kuki wamuzanye ko rawo hazi. Cyangwa basini barije ushaka ndahari. None ndi gusohoka cyo kirasinziriye. None se Brian yarwaye iki? Ibyandi byagarutse? Okay. Nimba ari amafaranga ndayakoreza mu kanya maze njyanira umwana kwa muganga. Yego Augustin. Yeah. Bakora ko ushoboye uraro pakije imizigo ibiraho ngaho ibiri stand by ku buryo ejo amakamyo azaza bahita bayipakira. Yabwiye n'aba basore basanzwe badupakirira babe stand by ku buryo bazaza bapakiza bahita bajyana ntabyo kubatinza. Yeah. Ubwo uri hafi kuryoza ku maraporo kuno bihagaze no kuri bimeze. Oye, wowe hagumenye no hagumara ikibazo se. Yeah. Ubwo ube stand by nimusoza umpe raporo. Okay. So. Ese sheri uri hano? Yeah. Numvaga mu nzu hashyushye nza gufata akayaga hanze. Cheers. Rero Naime yasinzira reka tube twiganirira nta kibazo. Njye ikibazo se. Umeze gute ahubwo? Meze neza ahubwo se. Mu kazi nta kibazo karagenda. Sheri mu kazi nta kibazo. Mu kazi kacu nta kibazo. Basi mama Shaffy. Watuje ukavuga gake. Cyangwa tukajya mu nzu tukabera tuganirira. Iki kibazo kiratureba nk'umuryango. Nta wundi muntu dushaka ko yakijya. Gusa isi mukuru we ntabyo. Ako numva no. Aswandike umwana ko. Ariko sinamugize. Ariko boss, iriya modoka uyinjije buriya
ko nabonye isa nabi iriho akantu k'akavumbi sibyo byaba byiza nkayoza nkayimesha fresh kuko ikamera nkaho ivuye iyo izaburaye njyewe uyinjije nkayitera icyangwe erega bose njye buriya genda umukozi mwiza kandi umukozi urumva ushima Imana ntari bijyanje kandi bose buriya njyewe ubishaka no kuri wazajya imana ka cipu urumva cyaka tipu ka cipu ka cipu yewe nyine ka kantu bita ati umukozi wanjye wakoze neza nkuhaye akantu bigenda neza ahundi nta modoka ariko naje kubita cyangwe ewa umva buri muntu wese uzagiye ibona avuga ati cyakubwiye ngo bose bishaka yuzwa n'umuntu ubizi kabisa Sasha wasoje ego boss ngiye nasoje gusa ikintu ntarasoza neza nira modoka kugira ngo okay Sibura waro Numpeto go kwetu igende ndamo kutara yaje nese bura ko mutero rukweto ngutse ese buraza kurogomba ibiki ariko wakubonye mu mutwe ko nta kintu kirimo urukweto nta kiri mu mutware ariko mu mutwe wawe dutsi twatangiye guturagurika kubera umujinya wese turi kuduturitsa utari kuduturitsa ari wowe Eugene nibyo imba ndi kukubwira reba nk'ukuntu uba wigaragaje ahangaha nta makuru ufite habe namba uri aho ngaho gusa uri kuvuga amagambo nta umuntu yakubwiye ikintu uri guterana inkweto n'abakozi nyine pe ntabwo nzi uko bimeze sinzi naho biva naho bijya ariko ndakwinginze mureke Fiona na Shaffy mu bakure muri bibiri ndakwinginze ni mu bakure muri bibiri wenda ndahubuka mu byo nkora ariko mbabarira Fiona na Shaffy bave muri ibi bintu byanyu ibyo ndi kubwira banza umenye amakuru umenye igihugu kirwana n'ikindi turi kumvikana neza kandi ibi ngibi nkuko basi ari kubwa ntago ari ibintu twakagombye kuvugira ngaha mureke twinjire mu nzu tubiganireho neza mwana hari akantu maze iminsi nibaza tu nshaka yuko wangira inama kajyanye n'ibikizi nyine urabona wenda nyine ntago ari nje ariko nyine wenda nk'umukunzi wawe nyine nk'umukobwa mukundana sheri wawe anzagiye nko kujya wenda nk'ahantu kure cyane cyagiye kujya wenda nko hanze nyine wenda zatinda zamara igihe kinini nk'akayi kantu wamukorera nyine kakamujya mu mutwe kubyo atazakibagirwa nyine kubyo kaza yazajya ahora kibuka kagatuma adatwarwa n'imitoma y'abandi basura aho ngaho yaba ari nyine Jaizeranse rwose Jani gutangiye kunseka mbaze aho nakumvishe ubwo sister wanjye ubwo agiye kujya mu Bubirigi hari akantu ushaka kumukorera nyewe yakadanje kanyumvira neza ko mbwira inama byo n'ibyo utangiye ubu gusa nyine mbwira tu gusa nyine man sister wanjye afite imyaka 18 agiye kwiza 19 urumva azajya kwiga mu Bubirigi amara imyaka 5 urumva nyine za yujuje imyaka kuba yarushinga we nyine mushyire muri mudu mujye mu rukundo mu icyizere man umugire n'igihango kubyo tazakwibagirwa nyine nkuri iki cyo gihango cyo nyine ikintu nk'icyo cyo ushaka yukumbwa nyine ikintu nyine namukorera ntasa ese man we ntago uri umuntu mukuru ega mwana we umwana muri byo nyine urumva we umukobwa w'umukondo urumva ukamwereka urukundo ukamwitaho ukamuha icyizere ibyo se ntabwo abishobora man ntabwo yakwibagira ibyo simbikora nshaka nyine mwana ikintu icya kintu nyine nawe baza igihango cya kintu atazigera yibagirwa uzi cyaya kimuhora mu mutwe cyo nshaka mu propose mu propose we umwambika impeta ya fiançailles yo kuzabana nyine ese iki kintu yakibagirwa ibintu byose azajyamo azagera ku ntoki ze abone ijyamo mwagiranye ahita yibuka
ko afite umugabo afite umukunzi kandi ntabwo ari sawa se ntabwo wagashobora se cyangwa ntabwo witeguye kurushinga amana nyine ubwo nawe azasanga nyine urumva wariteguye kabisa warubatse iyo wantu umeze fresh ku buryo muzahita mugira ute mujya mu bana uri kubyumva bino bisobanura uraza kubyumva neza nuko kose ni ibinyoma pe ngo ki papa ibyo nyoko yumvise ni ibinyoma ubu byose ni ibinyoma ari sho byose ko ari ibinyoma yahaye musho habo papa igitaro kuri ni iki ubu byose ari ukuri abivuga mpereza rero kwita urwangisha byose ni ukuri tujyemo katujyemo ngende ndaje injira mu nzu injira mu nzu